Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose hobe. Ni Mama Zulu kandi nje kubatembereza aha hantu rero. Ni ahantu heza h'ubwiza nyaburanga y'igihugu cyacu. Ndagira ngo nawe ubutaha uzaze uhatemberere. Karibu cyane dukomeze tugende mbereke. Nshuti zanjye, Fazenda ni ahantu heza cyane. Ugera bakakwakirana ikinyabupfura, hanyuma bakakubaza aho uri butemberere. Mo imbere haba hari ahantu heza ho kureba, ushobora kugera hatandukanye, uhitamo aho ushaka. Haba ahantu haba hari imikino, hari ahantu hari byo kurasa, hari ahantu hari ni byinshi, kugendera ku migozi. Mva ndahagutuye. Mu by'ukuri urahagera ukumva uhumetse neza. Iyo ufite stress wumva irangiye, ukareba jaride yaho ukabona ni nziza. Ibintu byose rwose biba ari uburyohe. Urabibona ko ari ahantu rwose hashimishije. Mu by'ukuri ndahabakundishije. Buri muntu wese waba ufite uwawe muri kumwe mushaka kuruhura ubwonko mwahanyarukira. Ni ahantu rwose hanejeje pe. Abana barahakinira imikino y'abana myinshi itandukanye. Murabona hari ibiti byinshi. Iyo uhari uba uhumeka neza. Wow. Ntushobora kumva ukuntu nahavuye numva nezerewe, mvuga nti ibintu byose byari bemereye umutwe wanjye bivuyemo. Yes. Urabona ko abana baba bakina imikino, haba hari imikino itandukanye. Iyo ni dame. Nanjye rero narahagaze ndareba, ndavuga nti reka ndebe rwose iyi mikino, ndebe amaherezo yayo. Abantu rero bafite abana rwose ndahabatuye. Aho ni umukino w'abana uryoshye cyane, haba harimo umunyenga rwose. Uwo mukino rero wo nta nubwo nibuka izina ryawo pe. Gusa barawunyigishije, nanjye rwose reka sinakubwira, ndagerageza. Nuko mba ngiye gukina rero uwo nguwo nawo. Haba hari imikino myinshi iruhura ubwonko rwose. Wiga kurasa rero. Nuko ndaharangariye, ndahagaze ndarebye, ndakurikiye ukuntu barasa. Biba ari byiza cyane. Ku mugozi, uwo mugozi wo rero narawutinye, simbabeshye. Umugozi ndawutinya kuko sinshobora kuwugendaho ngo bikunde, kubera ubwoba. Ndi umunyabwoba cyane. Aho rero hari umukino nawo, maze aho naratsinze. Abantu baramfelicita bati wow. Nabanje guteramo rimwe kanga kujyamo. Yes, nteye bwa kabiri wow kaba kagiyemo. Abantu barambwira bati wowe wagira ngo wari ubimenyereye. Nyuma rero ndavuga nti kangene nkoreshe icyo kunywa. Nakoresheje milkshake ya shokora. Nuko rero ndaryoherwa. Byiza cyane, ndaryoherwa kabisa. Urabona ko yasaga neza cyane. Uko isa rero n'ukuntu iryoshye biratandukanye. Iryoshye kurusha uko mubonye isa. Nkomeza gutembera aho ngaho, nerekeza hariya. Ndakubwiza ukuri, mujye mufata igihe mwiyiteho, kuko ibyo tuba twaranyuzemo ni byinshi by'akazi, stress, ibintu nk'ibyo byose bituma dukoresha imbaraga cyane. Uba
ugomba kugera igihe nawe ukagira gute, ugahindura ukagenda ukareba hirya no hino ukaruhura ubwonko. Yeah. Yes. Gusa nyine ikintu cyambabaje ni uko nerekeje ku mashevari barambwira bati abantu bafite ibiro birenga 80 ntabwo wemerewe kuyicaraho. Narababaye numvaga ko ngiye kurya umunyenga iki, ariko nyine ndihangana. Umeza nirebera abazigendaho zibaho umunyenga, wow, nkabona ni ibintu byiza nabyo bibashije kunduhura mu bwonko. Nshuti zanjye, muzajye mwihangana mwigomwa akanya kanyu musure ahantu hari ibyiza by'iwacu. Nshuti zanjye, mvuye Fazenda gutemberayo no kuruhuka, nahise nerekeza mu kazi iyo ngiyo mu Bigogwe. Ahangaha nari mvuye mu rugo, nabanje kugera mu rugo gatoya, ubundi mpita mfata urugendo na bagenzi banjye aho twari tugiye mu kazi. Aho rero urabona turi muri Kigali, turimo turagenda, ariko rwose ndababwiza ukuri umutwe wanjye wari waruhutse, numva mfite umunezero, umubiri wanjye uri fresh ukuntu. Nawe rwose ndabigutuye, mujye mufata igihe mujye kureba ibyiza by'iwacu, muhagere muhasure, mworoshye mu bwonko. Ni ukuri ko Imana buriya stress ni ikintu kibi cyane. Aho rero twe twageze mu misozi rwose, twatangiye guhura n'imisozi, murabibona namwe, muranyihanganira uduce tumwe na tumwe ntabwo ntuzi, njye mbona ngenda, ntabwo mbabwira ngo aha twari tugeze aha, ariko igikuru nuko mubona yuko twerekeje rwose mu majyaruguru hariya mu misozi murayibona. Aho rero naho twe tugeze turi hafi, tugeze kwa Nyirangarama, dufata agakofi kugira ngo twumve ukuntu akantu k'akabeho katuvemo, kuko ari habyutse imbeho rwose. Hano ndi kumwe n'umwana w'umukobwa witwa Kate, umwana mwiza cyane ufite umutima mwiza, n'abandi bagenzi banjye ntabashije kubereka. Aho rero murabona twe tugeze muri Musanze, mu mujyi wa Musanze. Ubwo naho nyine menye, ahandi mwebwe mumenye ko mugenda mubona imisozi, gusa nyine ni mu karere ka Nyabihu. Yego, ahantu haba hakonje cyane, gusa aha turacyari Musanze. Yego, nkagenda mbereka buhoro buhoro uko tugenda tubereka imisozi, mubibona neza, mubona ahantu heza dufite. Burya dufite igihugu cyiza cyane, ahantu hari ibiti, ahantu hari imisozi, murabibona hakurya hararyoshye pe, ni heza cyane. Ngira ngo wowe washimishijwe n'iyi video kuva ntangiye mva Fazenda cyangwa se aho tugeze ahangaha. Niba wabikunze kora subscribe, like, comment, rwose nibiba byiza unayisangize bagenzi bawe, biba byiza cyane. Sharing, uhereza abantu, mushyirire kuri stat kugira ngo abantu babashe kubona ibyiza by'iwacu. Ubwo akazi kari katujyanye, ntabwo ho nabibabwira, ubu muzabibona hageze. Aho twe twahageze rwose mu Bigogwe, aho twe turi mu Bigogwe neza cyane, imbeho nyinshi cyane. So ngira ngo ngushimire wowe banye nanjye, n'ikindi gihe tuzakomeze tugendane, hanyuma uze kumbwira hano nzabasurira muri comment. Kandi rwose ndabakunda cyane, Imana yo mu ijuru ijye bampera umugisha, abantu mwese munshyigikira, abantu munyereka ko turi kumwe, comment nziza, ndabikunda cyane. Muzajye mukomeza mubana nanjye, maze rero reka mbasezere mbabwire ngo mwebwe twabanye bye bye, ndabakunda.